Basuje kandi mbaye ikaze kuri Rwanda Update Info, amahoro y'Imana akomeze kuba namwe bitewe n'ibice by'isi mugiye mutwumviramo cyangwa se mwerereyemo. Nk'ibisanzwe tugarutse n'amakuru ari kugenda avugwa hano mu bitangazamakuru ku isi, muri Afurika ndetse na hano mu Rwanda iwacu. Mu by'ukuri twibanda muri politiki ndetse tukibanda muri andasi ku mibereho myiza y'abaturage ndetse n'abanyarwanda by'umwihariko muri rusange. Ariko munyemerere babwire zimwe mu makuru y'ingenzi tubuze kuganiraho muri video yacu. Nabwira ko leta mu by'ukuri igiye kuba yagabanya ibiciro by'ibiguzi ku isoko, aho byari byarazamutse cyane ugasanga byarazamutse ku mafaranga ari hejuru cyane. Ibyo rero bigiye kuba byagabanuka bikajya hasi. Ibyo byose baza kubyumvira muri video kugira ngo ubashe no gusobanukirwa ese ibiciro byagiye ku mafaranga angana ute. Nabantu urugero nk'ukuntu nyine isukari ubu ngubu iri kugura amafaranga 2000 ndetse ikaba yanagura n'2200 mu bindi bice bigiye bitandukanye. Urumva ko abaturage mu by'ukuri ntago bishimiye ibi bizamuka cyangwa se ibi biguzi biba biri ku giciro ku isoko, ntago babyishimiye. Leta rero ibyo byose birebye ibona ko igomba kuba yagabanya ibiciro by'ibiguzi ku isoko. Ibyo byose maza kuba mwabyumva muri iyi video. Ikindi cya kabiri nabaza kubabwira tuzibuza kuganiraho imibereho myiza nabwo y'abaturage cyangwa se y'abanyarwanda, aho abahinzi mu by'ukuri bagiye kuba bashirwa igorora ibicuruzwa cyangwa se ubuhinzi bwabo bukaba bwazamurwa hejuru bukava ku kigero bwari busanzwe buriho bukazamuka hejuru. Mu by'ukuri ukabona ko bagiye kujya bakora ubuhinzi nabwo buri international mu by'ukuri bwinjiza amafaranga, ahubwo bari basanzwe bamenyereye ko barazajya bahinga ndetse bakabishira mu nzu. Ugasanga imyaka bari kugurisha mu isoko, ugasanga ikiro cy'amafaranga cyangwa se cy'ibishyimbo bari kugurisha ugasanga ni amafaranga make cyane, n'ibigori n'imyumbati ugasanga ni amafaranga make cyane ku buryo ntacyo byabafasha mu iterambere ryabo bya buri munsi. Ibyo rero muraza kubyumvira muri video kugira ngo mbashe no gusobanukirwamo byinshi cyane ku bijyanye n'ubuhinzi uko bugiye kujya bukorwa, n'amafaranga agiye kujya ashirwaho ku muhinzi mu by'ukuri yajya amufasha mu iterambere. Akaba ari wa muhinzi uzajya uhinga atera imbere, pana guhinga arya, akanasagura nyine n'amasoko. Muri birumvikana ko azaba ari wa muhinzi wa kijyambere. Ibi rero nababwira nuko tubize kuganira ku bugeni n'umuhanzi hano mu Rwanda, aho Minisiteri y'Urubyiruko nyine yatangaje ko mu by'ukuri nyuma y'igihe kirekire urubyiruko rwagiye rugaragara ko urubyiruko ngo rukenya hano mu Rwanda, bakagenda babivuga byinshi cyane. Mu by'ukuri rero Minisiteri y'Urubyiruko cyangwa se leta ikaba yarashyizeho gahunda izajya ifasha urubyiruko mu kwiteza imbere, ndetse navuga ko agiye kuza bimwe mu bintu bizajya bigenda bifasha urubyiruko mu mibereho yabo ya buri munsi. Ibyo byose nibyo muri buze gusobanukirwa muri iyi video kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi cyane muri iyi video. Rero icyo mbasabye murabana natwe kuva iyi video itangiye kugera irangiye kugira ngo musobanukirwemo byinshi cyane. Ariko nanone mbere yuko tugenda gusesengura cyangwa se mbere yuko tuza kubaramburira aya makuru y'ingenzi yacu tugiye kuganiraho ndetse tugiye no kwibandaho muri iyi video, niba uri kunanurwa mugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi ujye ubasha kuzibonera ku gihe kandi nawe zigiye zibasha kugereraho ku gihe. Ariko niba iyi video uri buza no kuyikuruka ndetse like ndetse utere comment, kuko namwe ibitekerezo byanyu biba bikenewe cyane kugira ngo kuko bifasha societe inyarwanda. Ariko nanone iyi video nayisharinge ku nshuti zawe kugira ngo nabashe kumenya aya makuru meza cyane leta iba yagiye mu by'ukuri ishiraho, ndetse ku mibereho myiza cyane y'abanyarwanda ndetse no ku nyungu z'abanyarwanda muri rusange. Nk'ibisanzwe rero kanda subscribe ufungure inzogera ndetse uze ubona amakuru nk'aya ngaya cyane 5 kuri 5 nk'uko namaje kubabwira cyangwa se kubikomoza. Reka tugende ku ngingo yacu ya mbere twari twavuze turuze kuganiraho. Ni ingingo yo ko leta igiye kuba yagabanya ibiciro cy'ibicuruzwa biri ku isoko byazamutse hejuru cyane bikazamurwa n'abacuruzi. Mu by'ukuri ukabona ko bigenda bibangamira abaturage cyangwa se abanyarwanda by'umwihariko muri rusange. Nababwira ko mu by'ukuri ikibazo cyatewe nuko bamwe mu baturage ubona ko batishimiye kuba bariho gutya bafite inzara, ndetse mu mujyi wa Kigali nababwira ko abanyarwanda cyangwa se abaturage bamwe na bamwe babona ko babayeho mu by'ukuri bahangayitse bitewe nuko inzara iri kugenda kuba yabageraho, nubwo no mu turundi turere naho tutayibagiwe inzara iri kugenda ifata ubuhuwa bitewe nuko ibicuruzwa byarazamutse cyane, aho usanga umuntu afite nk'amafaranga 1000 cye yajya kukiguramo ibyo kurya mu by'ukuri ukabona ko ntabwo kibubashe kuba cyamuhaza we na famiye ye. Ukasanga yiguriye amandazi n'ibyo, ugasanga ibyo agiye kuba yarya bikagenda bifata intera cyangwa se bibangamira abaturage cyangwa se abanyarwanda muri rusange. Muri angana babwira ko cyangwa se nabaho nk'urugero yuko isukari mu by'ukuri hamwe namwe iri kugura 2000 ndetse ikiro cyayo nyine kiri kugura amafaranga 2000. Ariko nanone tutibagiye ko n'utundi turere isukari iri kugenda igura 2200. Urumva ko n'amafaranga ari kuzamuka, n'amafaranga menshi cyane ku kiro cy'isukari. Abari bamwe mu baturage bagenda bagaragaza ko ashobora kuba yamara n'ibyumweru 2 ataranywa n'icyayi cyangwa se yafatara. Nako gakoma mu by'ukuri ukabona ko bigenda bibagura cyane bitewe n'izamuka ry'ibiciro cyangwa se by'ibiguzi biri ku isoko cyane, biri kugenda bibangamira abaturage n'imibereho myiza yabo ya buri munsi. By'umwihariko nk'urugero nabahereza mu by'ukuri, nanone uraza kusanga nuzabasha kuba wagenda mu isoko uraza kuba wagura urunyanya rumwe usanga wishyuye amafaranga desa, kandi ayo mafaranga desa mu by'ukuri bari gushaka n'akandi kantu mu by'ukuri uyakoramo, ariko ugasanga biragenda bibangamira abanyarwanda. None se nk'urugero n'ujya kugura nk'urunyanya rumwe ku isoko ugasanga ni desa, uraza kuba warugura n'ujya kuruteka, ariko ugasanga nta kintu ubuze kubasha kuba rwafata mu biryo byawe cyangwa se uburyo rugaragaza nyine mu buryo ko harimo urunyanya. Urasanga urashaka kuba wagura nk'inyanya nk'eshatu ubashe kuba wakishyura nka 600. Numva ko n'amafaranga menshi cyane biri kugenda bigurana biteza n'ikibazo cyane cyane hano mu banyarwanda by'umwihariko muri rusange. Ari naho rero leta igiye kuba yafatira n'ingamba yo kuba yagabanya ibi biciro
byazamutse hejuru cyane, bikaba byafata indi ntera ndetse akabasha kuba yanabigabanya, ndetse n'ubuto bakabasha kuba babugamya, kuko amavuta naho kuri ubu ngubu ari hejuru cyane, byo n'isukari mu by'ukuri ubona ko bigiye bihenze. Ntabwo twavuga n'isukari gusa, kuko turavuga ko n'ubu ngubu kuri ubu ngubu n'umuceri wazamutse cyane cyane ugereranyije n'ikigero kiri hejuru cyane. Bamwe mu baturage bagenda bagaragaza ko nubwo duhinga umuceri, ariko nanone amafaranga nyine tubona mu muceri cyangwa se ikiro cy'umuceri mu by'ukuri cyakagombye kuba kigura amafaranga angana uku nguku, ku buryo ikiro cy'umuceri usanga kiri kugura icyatatu, icyatanu, bibiri, ahantu no mu mujyi ugasanga ikiro cy'umuceri kiri kugura n'ibihumbi 2,500. Ndetse urumva ko ni ibintu biba bigiye bigurana cyane, aho umuntu ashobora kuba yamara n'amezi 3 cyangwa akaba yanamara n'umwaka mu by'ukuri atararya umuceri. Inyama ukabona ko ni ibintu biri kugenda bizamuka. Inyama ze noneho abantu bo basigaye bazirya mu minsi mikuru y'umwaka gusa, ugasanga umuntu ari kurya inyama ku bunane honyine gusa, nawe hari n'igihe atabasha no kuba yanazibona cyangwa se yanabona n'amafaranga yo kuba yazigondera. Ukabona ko ibintu biri kugenda bizamuka bigora abanyarwanda cyangwa se bitogora abaturage muri rusange cyangwa se mu mibereho yacu ya buri munsi. Ariyo mpamvu rero leta yafashe iki cyemezo kuba yagabanya ibicuruzwa cyangwa se bimwe mu bicuruzwa biri kugenda bibangamira abaturarwanda. Ukabona ko batabona serivisi bagenda kuba batanga neza. Ukabona umunyarwanda yamara igihe kirekire atararya ikintu runaka, kandi mu by'ukuri afite amafaranga, ariko ukabona ko ayo mafaranga nta kintu ari buze kuba yamufasha mu mibereho yabo ya buri munsi, ndetse atari buze kuba yamufasha no kuba yanatunga umuryango. Bikagenda bigorana cyane ku banyarwanda bagiye baturanye cyangwa se bagiye batuye mu ntara zigiye zitandukanye z'uturere, ariko nanone ukakimana hano mu mujyi wa Kigali ku bantu baba bagiye bashaka ubuzima. Ukabona ko hano mu mujyi wa Kigali bigenda bigorana cyangwa se bifata indi ntera, aho abantu bagiye bava mu ntara bagiye gushaka ubuzima bagacumbika za Kigali batahinga. Ukabona ko bigenda bibagora cyane cyane, aho ugenda kugura nyine ibintu ugasanga amafaranga ni 500 cyangwa se 500 mu by'ukuri ujyanye mu isoko, ariko ugasanga nta kintu uri buze kuba yaguranyemo, cyangwa ugasanga nta kintu ari buze kuba yakumarira, bitewe nuko amafaranga mu by'ukuri ari hasi cyane ugereranyije n'ibicuruzwa biri hano mu Rwanda. Ese umuntu aribaza ni amafaranga ari kugenda mu by'ukuri ubona ko ari kugenda agabanuka, cyangwa mu by'ukuri ukabona ko ni ibicuruzwa biba biri kugenda bizamuka kandi mu by'ukuri bitagakwiriye. Nyamara abantu bavuga ko mu myaka yashize cyangwa se mu myaka ya mbere wabonaga ko ibicuruzwa bashobora kujyana nk'amafaranga 2,000 byawe mu isoko, ukaba wabasha kuba wagura inyama, ukabasha kuba wagura n'ibindi bintu bigiye bitandukanye by'ibirungo byo gushiramo. Ariko kuri ubu ngubu nuko mu by'ukuri udafite inoti ya 7,000 nta nyama ushobora kuba wabona cyangwa se wacyura kugira ngo ubashe kuba warya n'umuryango wawe. Urumva ko bigiye bigorana cyane hano. Ariyo mpamvu rero tugiye kuba yashiraho ibiciro, nubwo itaratangaza neza ibiciro igomba kuba yashiraho kugira ngo byajya bifasha abanyarwanda. Ariko mu by'ukuri ni inama yari yabaye nyine ihuza abaminisitiri mu by'ukuri baganira kuri kino kibazo cy'uko ibiciro biri kugenda bizamuka cyane, kandi ukabona ko biri kugenda bibangamira abaturarwanda cyangwa se abanyarwanda bose muri rusange mu yabo ya buri munsi. Rero ibyo urumva ni ibintu bigenda bihangayikisha leta, cyangwa se leta mu by'ukuri ikabona ko bigiye bihangayikisha abaturage, nayo ikaba ifite ingamba yo kuba yabasolvinga cyangwa se yabureza kino kibazo kugira ngo kibashe kuba cyakemuka. Murumva ko mu gihe Perezida Paul Kagame mu by'ukuri bagenda atekereza ku mibereho myiza y'abanyarwanda. Murumva ko ni ibintu byiza cyane byo kwishimira, ndetse bizafasha urubyiruko cyangwa se rugafasha abanyarwanda bose mu mibereho yabo ya buri munsi, aho bije nyine kuba byafasha abanyarwanda ndetse n'imibereho yabo buri munsi. Ndetse naza kubabwira ko mu by'ukuri ugereranyije no mu myaka yashize byari ibintu byiza cyane. Mu myaka 5 ishize cyangwa se mu myaka 8 ishize byari ibintu byiza cyane mu Rwanda mu by'ukuri, aho ibiciro byari hasi cyane ugereranyije n'ubu ngubu biri kugenda bifata intera izamutse cyangwa se intera iri hejuru cyane, bikagenda byazamuka ku kigero kiri hejuru kandi cyihuse cyane. Ndetse abaturage bamwe n'abamwe bagenda bavuga ko muri ubu ngubu mu by'ukuri leta nitagira ikintu ikora, mu by'ukuri abaturage bamwe n'abamwe usanga bari bagenda biyahura bitewe n'uko barigiye bafite inzara. Ugasanga nko mu turere byagiye binavugwa ko mu karere ka burere bwo mu majyaruguru, ugasanga ko hari inzara cyane cyane ikabije iteye ubwoba mu karere ka Kayonza. Mu by'ukuri bagiye bivuga ko hari inzara iteye ubwoba kandi ikabije, aho ababyeyi bagendaga mu by'ukuri bagateka amazi, bakirirwa bacanira amazi kugira ngo abana babashe kuba babona ko ababyeyi batetse, abana babashe kugira imbaraga y'uko ababyeyi babo mu by'ukuri ngo batetse, kandi mu by'ukuri nta kintu banatetse bitewe n'uko bagiye babura amikoro n'amafaranga yo kuba bagura ibyo kuba bahereza abana. Ugasanga bigenda biteza ikibazo kiri cyane gikomeye hano mu Rwanda. Reka tugere ku ngingo yacu ya kabiri twabaturuzi kuganira. Mu ngingo yacu ya kabiri turaza kubabwira ko mu by'ukuri leta igiye gushira abahinzi igorora mu by'ukuri abahinzi, aho byagiye bigaragara ko abahinzi b'iki gihe badahinga umusaruro cyangwa se bahinga umusaruro bakaba bawushora ku isoko, ariko ugasanga ko ubuhinzi buri gukorwa iki gihe nta mafaranga bufite cyangwa se nta nyungu bafite. Mu by'ukuri ukabona ko bigenda bihangayikishije abanyarwanda cyangwa se abahinzi bakora ubuhinzi hano mu Rwanda. Byagiye bigaragara ko abahinzi bahinga mu by'ukuri ugasanga ni umuhinzi amara umwaka ari guhinga, ariko mu by'ukuri ukabona ko amafaranga ari gukura mu buhinzi kandi yaramaze umwaka ahinga ntacyo yamufasha mu iterambere
iterambere rijyanye n'imibereho myiza y'abanyarwanda cyangwa se mu iterambere ry'urugo, ugasanga nta mafaranga ari gukuraho. Mu by'ukuri bagiye binagaragara ko hari abahinzi bamwe na bamwe bagiye biyahura bitewe n'uko bakuramo umusaruro mwinshi, ariko amafaranga bakuramo mu by'ukuri mu buhinzi ntabwo ari amafaranga ashimishije bitewe n'igihe baba bagiye bafata bari guhinga. Ukabona ko umuhinzi amara umwaka ahinga nk'imyumbati, ariko yajya kuyigurisha ugasanga yigurishije ikiro cy'amafaranga 300, aho azashora imyumbati nk'ibiro cyangwa se nk'imifuka 3 y'imyumbati yuzuye, ariko mu by'ukuri yayigurisha ugasanga nta n'ibihumbi 50 abashije no kuba yakuramo. Ibyo rero bigatera depression abahinzi bamwe na bamwe, ugasanga bagiye banadwara n'indwara zigiye zitandukanye. Mu by'ukuri ubona ko ni ibintu biba bigiye biteje ikibazo mu banyarwanda. Ndetse nababwira ko mu by'ukuri ari ubuhinzi bwemewe hano mu Rwanda buri international. Mu by'ukuri nababwira ko nk'ikawa ndetse n'icyayi, nababwira ko ni pampa, mu by'ukuri byo ubona ko biri hejuru cyane amafaranga yabo. Ikiro cyayo kiba kigiye gihagaze amafaranga ari hejuru. Ariko nanone ukibaza impamvu ubuhinzi busanzwe hano bukorerwa hano mu gihugu hagati ugasanga nta mafaranga bugiye bufite cyangwa se buhagaze. Nibyo byose biraza guterwa n'iki mu by'ukuri rero, kugira ngo amafaranga y'ubuhinzi hano mu gihugu usange nta mafaranga menshi cyane ufite cyangwa se abahinzi ibinjiza. Gusa icyo nababwira no ko wenda abashoramari bashobora kuba bari bo bashiraho ibiciro biri hasi cyane, ugasanga n'abahinzi n'ubundi ntabwo bafite ikintu bakuba babikoraho. Ariko no leta mu by'ukuri igiye kuba yabagaruka mu by'ukuri bakajya bakora ubuhinzi bufite amafaranga ari hejuru cyane, abo bazajya bahinga imyaka yabo mu by'ukuri nakabasha kuba yagira amafaranga ndetse n'umusaruro bakabasha babona kuba bakuramo amafaranga atunga imiryango ndetse mu by'ukuri akanubaka sosiyete nyarwanda. By'umwihariko nujya kureba rero umuhinzi wo muri Amerika cyangwa se wo ku mugabane w'Uburayi ukaza kumugeranya n'umuhinzi wino, mu by'ukuri umuhinzi wo ku mugabane w'Uburayi, mu by'ukuri usanga ko ari wa muhinzi uhinga akaba afite amafaranga menshi cyane abikora kinyamwuga. Ariko intanga mu by'ukuri abahinzi ugakomeza kugenda bibaza impamvu bahinga, ariko imyaka mu by'ukuri kandi yakagombye kuba ibafasha no mu mirimo yabo ya buri munsi, ugasanga ntabwo ibasha kuba yabafasha, bikabajya byanabatera nyine kuba nyine bagira indwara ziba zigiye zitandukanye na stress yuko bashobora kuba bahinga ariko umusaruro bahinze nta mafaranga abasha kuba yavamo abatungira imiryango ndetse akanabafasha no kuba banakiteza imbere. Ibyo byose nibyo ku by'ukuri leta igiye kuba yareba ndetse no kuba yarabafasha kugira ngo babashe no kuba bazamuka mu bijyanye n'iterambere, ubuhinzi bwabo kuba bwabasha kuba bwazamuka bakareka kujya basuzugurwa. Mu by'ukuri ubona ko abahinzi babagiye basuzugurwa kandi banagayitse, kandi mu by'ukuri bakora ibintu byiza cyane bifasha u Rwanda ndetse bigafasha n'abaturarwanda bose muri rusange badashoboye kuba bahinga. Rero abahinzi iyo ni inkuru nziza cyane ije kubafasha kandi izanabashimisha mu mibereho yacu ya buri munsi, izajya ibafasha kubaza bazamura ibicuruzwa ndetse bikaba byabazamura ibiciro by'ibiguzi ndetse abahinzi nabo bakajya babasha kubona ku mafaranga ahagije kandi mu by'ukuri bishimira baba bagiye bakorera imyaka myinshi cyane, kuko ntago wamara umwaka uhinga n'ujya gusarura usange ukuyemo amafaranga 50,000-80,000 ntago byagushimisha mu by'ukuri. Ariyo mpamvu leta mu by'ukuri yize ku bahinzi ikabona ko nabo abahinzi bakwiye kuba bazamurwa amafaranga yabo akabasha kuba yagenda hejuru cyane. Ariko nanone munyemerere tugende ku ngingo yacu ya gatatu twari twavuze turubuze kuganiraho mu by'ukuri ni ingingo irebanye n'ubugeni n'ubuhanzi hano mu Rwanda iwacu, aho byagiye bigaragara ko urubyiruko ngo rumwe na rumwe rugiye rutaka ubukene cyane, bigaragara ko urubyiruko rwo mu Rwanda mu by'ukuri ngo rukennye. Ariko Minisiteri y'Urubyiruko rero ikaba yarashizeho ingamba cyangwa se ikaba yarashizeho ingamba aho urubyiruko ruzajya rwihangira imirimo cyangwa se rukazana projet, leta ikaba yabafasha muri projet yabo mu by'ukuri kugira ngo ibashe kuba yagenda neza. Ariko byagiye bigaragara ko urubyiruko ngo rumwe na rumwe rwo mu Rwanda ngo rugiye rukennye bikanateza n'impagarara cyane cyane. Ariko nanone leta yashizeho iyo gahunda rero izajya ifasha urubyiruko. Nababwira ko bimwe mu rubyiruko bizajya bigenda bifasha urubyiruko hano mu Rwanda iwacu. Bivugwa ko yuko ubugeni n'ubuhanzi ngo bukorwa cyane mu by'ukuri bigenda bufata intera iri hejuru cyane, ukabona ko uri kugenda bujya ku kigero mpuzamahanga, ariko wajya kureba ugasanga nta nyungu iri kugenda iva mu byo bagenda bakora nk'ubuhanzi. Navuga ko burakorwa ariko mu by'ukuri ukabona ko buri international cyangwa buri hejuru cyane ugereranyije no mu myaka yagiye itambuka, ukabona ko ubuhanzi buri kugenda bufata intera n'ubugeni, ariko wajya kure ugasanga ngo nta nyungu bari kugenda bakura. Rero urubyiruko rwasaba leta ko yagira ikintu hagira ufasha kugira ngo bibashe kuba byagira neza, niba babashe kuba bajya babona amafaranga ahagije ndetse bubake igihugu n'u Rwanda mu by'ukuri kugira ngo babashe kuba byagira mu iterambere. Urubyiruko nyine narwo rukaba rusaba leta kuba yagira ikintu yarufasha mu bijyanye n'iyi gahunda y'ubuhanzi, aho ubuhanzi buri gufata intera iri hejuru hano mu Rwanda, aho ubuhanzi buri kugenda bwubaka izina mu Rwanda, cyangwa se ukabona ko ubuhanzi buri kugenda bufasha u Rwanda kuba nabwo rwagenda rushika ku ruhando mpuzamahanga. Ndetse rero navuga ko rero mu bugeni rero hano mu Rwanda nyine iwacu biri kugenda bifata intera. Ariyo mpamvu rero leta igiye kuba yashiramo amafaranga cyangwa se igiye kuba yashiramo imbaraga kugira ngo ibashe kuba yafasha urubyiruko mu by'ukuri bugaragara ko rukora, ariko mu byo rukora nyine ukabona ko bitanga umusaruro, ariko ukabona ko bafite impano kuba banakora, ariko nanone ibyo bari gukora ugasanga nta musaruro uhagije cyangwa se n'amafaranga ahagije bari kuba babasha kuba bakuramo. Nuza kwireba neza uraza gusanga ko mu buhanzi hano mu Rwanda ubona ko amafaranga barabikora, ariko nubwo amafaranga aza
ugasanga nta mafaranga aza menshi cyane ahagije nk'uko biba bisanzwe biteganwa no mu bindi bihugu cyangwa se ku wundi migabane bigiye itandukanye. Rero ibyo nibyo leta igiye kuba yakora kugira ngo ibashe kuba yafasha abanyarwanda bose muri rusange mu ngeri zose zigiye zitandukanye. Nababwiye ko leta igiye kuba yashira ibicuruzwa cyangwa se ibiciro nyine by'amafaranga hasi, ibicuruzwa bisanzwe biri hejuru bikabasha kuba byagabanuka. Murumva ko ibyo byose ni ibintu leta yagiye yigaho ikabona ko bikenewe ku banyarwanda ndetse n'imibereho myiza y'abanyarwanda by'umwihariko muri rusange. Buri nababwiye nuko abahinzi mu by'ukuri bagiye kuba bashirwa igorora, bakaba babasha kuba bazamuka, ubuhinzi bwabo bukaba bwabagenda kuri international, ukabona ko ari wa muhinzi uzajya uba uri international, uzajya uhinga akeza agasagurira n'amasoko, ibiciro byabo bikabasha kuba byazamuka ku isoko nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe ko umuhinzi agihinga ariko amafaranga akuye mu buhinzi ukabona nta mafaranga menshi cyane, ugasanga ashoye imyaka mu by'ukuri kugira ngo abashe kuba yakemura ibibazo, ariko ugasanga nta mafaranga akuye mu buhinzi kandi yaramaze umwaka ahinga, ukabona biragenda bigorana cyane. Ibindi rero nuko leta igiye yagira ikikora ku rubyiruko ndetse ikabasha kuba yanabafasha mu kwihangira imirimo ndetse no mu mibereho yabo ya buri munsi, ubugeni n'ubuhanzi aho buri kugenda buzamuka bufata indi ntera, ariko ukabona ko nubwo ari kugenda buzamuka bujya hejuru, ariko ukabona ko nta mafaranga ahagije aba ari kugenda avamo cyangwa se bagenda bakuramo inyungu ihagije. Ubona ko nta mafaranga biratangira kuba byajya nubwo uri kugenda biba international no mu Rwanda iwacu. Ndabashimira twamanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye muri abantu bagashiro cyane, ariko niba iyi video wayikunze kora like, utere comment namwe ibitekerezo byanyu, tubikeneye ko byubaka sosiyete nyarwanda by'umwihariko muri rushanje. Ariko niba uri kubona rugamegeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi zijye zibasha kukugeraho kugiye, kandi nawe amakuru nkangaya ujye ubasha kuyabona mu bambere. Aha ni kuri Rwanda Update Info, cyane bagezaho amakuru bagiye ava muri minisiteri ndetse no muri politike, amakuru ya leta bagiye yiganje cyangwa se mu mibereho myiza y'abanyarwanda n'abaturarwanda bose muri rusange. Ciao ciao, ani kuri Rwanda Update Info, turabakunda.